Na napkin zamu rugo ko ndakubaza. Uziko nta bwenge ugira? Wowe wakora bino bintu. Jya urameza muri no Grace imeze gutya. Wajya mu hayima ibobo. We cyumva wakora bino bintu. Ere gurandiraho nani isoni. Ntuzigere ujya kunera iseseme mu buzima ndiraho. Kuko bino bintu ko icyumva wabikora. Ngira nubwo nigeze mvukana nawe. Kuko nubwo bavuga ngo turi impanga mbona mama yaragutoraguye. Kuko iyo tuba tuvukana nabwo ukora ubugoryi bungana gutya. Kevine azu Karame wambabari ugafungwa mu mwaka ukareka gusakuza. Nakubwiye ngo ndi mu kazi uri mu biki? Nago zongera. Hello? Oui, umeze ute boss? Boss ready? Umva meze neza nanje. Nari ngiye kukubwira ko mbona zino document zibuze muri machine yanjye ndabigenza gute. Yego nagapfu ariko none nazibuze pe. Asuri seriye. Nese ushyira password muri machine itari yawe ushingiye kuki? Washyano ngo mbwira. 00 2 2 3 6. Umvuze ko bifungutse we urakoze. Imbeho ya namwe wanyu imvura iri kugwa. Mbaza se ngo ndyamye nambaye iki? Cya kibareze kinini n'amasosi nabwo ndumva gitamfubitse. Chérie sawa, ça merci beaucoup. Kanze mbikoherereze kuri WhatsApp kamifotore. Sawa. Nanjye ndi mwisi gafite pareye arimo arapota. Ndabarya mu kanya byose. Byaje. So. Doye. I was like, oh my god. Uri umusazi tekereza ndi kuvuga Kevin ndi mu kazi winsakurisa aho ugasakuza uri kuririmba uburimbo budafite 12 ubwo buri mu biki. Oya ntago no kuri kuko numvaga uri kureba filime. Uziko tekereza ko numvaga kuri kuraga filime keza ndi hano ngandiko ndi kutegura hano nyine mu kabati. Rero ntago yigeze ntekereza ko ari mu kazi pe. I'm sorry. Uziko wajya ngo nabwenge ugira. Umvaga ndi kureba filime, umvaga ndi kureba filime se filime ndi kureba. Ku buryo muhamagara rimwe kabiri ndi mu kazi wisakuza Nukuri twinago nari nzi ukuri mu kazi. Ye numvaga uri kureba filime. Filime sinandi kureba wayumvishe henga filime keza. Nabwenge ugira. Reka nze nkorere hano ngamangane nkaho.
ngiye guhangana nawe ngorere hano kuko njye nanga ubucucu ugira ntabwo mbuzi urandeba iki ntukanere iseseme mfatane nyine n'iyi mbeho isundi ko mbona watinze kubyuka kandi nabo numvaga wabyutse kare urimo urakubita inzugi ahubwo se wahora niki mu gitondo ntazindutse noneho ngiye muri nibature bisanzwe ndi kuzamuka muri kano kayira kano ngaha neza ndakazamuka umumotari yamparitse imbere gutya ngiye kurira kuri moto yari iturutse ruguru yeba mvaje ngo niboneye biki nagahuma muno shatu inumiwe hariho umukobwa wambaye akajipo na y'amapataro yanyu muba mwambaye simbikubwira ukamwa mujye muvanaho uburokore yambaye akajipo kagera hehe aha yaba we numva isoni ziranyishe afite icupa ry'inzoga ikintu cyadusekeje niki ariko njye cyambabaje zigeze umuntu yikubise hasi ubusa burazamuka kandi yarafite kwenda kwikubita hasi ari kuri moto wenda karamira akajipo yaramiye icupa ry'inzoga yikubise hasi inzoga ntiyamenetse icupa ntiryanakotse ndumirwa ndabagise mana ibi ni bya bihe bya nyuma duhora dusoma muri Bibiliya ibi nyine birancanga numva ndumiwe baba we ariko numva ngo byancanze numiwe nabuze ukuntu nifata ndavuga ati yaba wari ubibonye ukuntu wambara ukuntu uba wambara amapataro nkakubwiye nkavuga ngo amapataro se ngo ujye uvuga amapantaro biriya ni ibinyakuzimu ukuntu byampangije siko wagira ngo nabuze viziyo turimo noneho ndumva aho ubera umusazi ndumva mu bintu byakubabaje byose nta manuka irimo ahubwo wabajwe n'ibintu bidafite 12 bidafututse bidafite epfo na ruguru ngo ngaho amajipo ngo ngaho ngo amacupa y'inzoga diagara are you crazy ntabwo uzi viziyo tugezemo geze ukambye ibintu bw'ubucucu nk'ubwo ibyakakubabaje n'ibikubabaza ahubwo ukababazwa n'ibintu bidafite 12 ubanza utekereze ahubwo se Keri na kintu bifate mu gitondo subwo buvuga iki watetse iki Kevine umwana niyumva Kevine ariko nk'ubwo nkaho igihe umuntu aba yaguhamagara ubugira ngo avuze induru uzi ko umuntu ugiye kuzatuma asara hejuru yawe vishwayo hano se nyine kamesisi uko umuntu agwama ukajya wicariye amatwi nasuwe amusore pe ntabwo nigeze nkumva nari ndi mu gikoni hirya niyo mpamvu mpamagaye sinakumva Kevine are you crazy I hope you understand Kinyarwanda very well right yes of course I understand Kinyarwanda but I don't know why you act like that warakaye washaririye ndimo ndakora ibintu byose ukabona ni bibi na kintu cyiza urimo urabona KY Mbega nje ndibaza maybe ushaka ubyuka utigeze wiragiza Uwiteka Imana kandi ntabwo nakubwira ngo urambaye bigahanza musengera umutsi wawe ugende neza wahita ngo niya mitwe y'abarokore Jesus okay uzi ko wagira ngo ntago wuzuye kanakuma birisere wagira ngo wavukiye amezi ayo 3 ariko Kevin ushingira ko cyumbwira amagambo akomeretsa nkayo koko urabona byari bikwiye ngo navukiye amezi 3 turi abavandimwe twaraje turi impanga nge ndi muzima ntabwo ndi impanga nkawe nge ntabwo nakubwira ngo wowe wavukiye amezi angahe of course nawe uribwiye ariko urambabaje wicara ubitekereze bwenge buke gusa
give me milk. Kelly, ibyo mugirira abandi namwe nibyo bizabagirirwa. Nukuri ko Imana nakubeshye. Muri isi nushaka ujye witonda kuko isi ni gatebe gatoki. Please wimena amatwi. Nakubwiye ngo nyeneye amata. Kweri kutari kurabyumva. Umuntu azovuga gute? Azovugira hejuru. Nuri kurande. Nje ndiko ndakubwira ukandeba uraturumbura amaso na soni nka rudagara. Umva uzobaze? Uzobaze? Okay. Kanya kuzanire nta kibazo. What kind of this grass? Na napkin iza muri urugo. Na napkin iza mu rugo ndiko ndakubaza. Uziko nabwenge ugira? Wowe wakora bino bintu. Njye urameza muri no Grace imeze gutya. Wajya mu hayima ibobo. We cyumva wakora bino bintu. Ere gurandiraho nani soni. Ntuzigere ujya kunera iseseme mu buzima ndiraho. Kuko bino bintu ko yicyumva wabikora. Njye ntabwo nigeze mvukana nawe kuko nubwo bavuga ngo turi impanga mbona mama yaragutoraguye kuko iyo tuba tuvukana nabwo ubukora ubugoryi bungana gutya ngo rinde kumeza mu kirahure kimeze kuriya semana ko ikibita bintu babyemeye ko yumva gutya nundi munsi diaga uha respect ihagije kuburi gakuru nkabagatoye ntibivuze ko wanya ku mutwe ubuzima ndabuvamo kugeza ryari ubu byitubwira anytime nongera kukubwira ikintu it's okay kuba waba wumva utagishaka n'ibintu byumvikana ntabwo bivuze ngo kuba turi abatwining icyo cyaciro gishaka kuko already buri kunerisese uko n'ibintu bimeze ni gutya ninkubwicyo ku bantu gishaka wabere akujya gumereze muri Grace imeze kuriya ngiye nize ko turi kumvikana anytime ni wongera just kubitryinga gusa uzetubona ko njye nawe dufite n'itandukanye ngenda kubwira nshaka amata nyashaka ukaza muri Grace imeze kuriya okay bivuga mbere n'ubwanyu urandira uri kurira ikisi ukadese seme wayitera mama wawe isindi mama wawe yego ndabizi nagurima ariko nyenzi ko turi impanga ndi KEVINE ukabake mama yambwiye ko twavukiye rimwe niko nakuze bambwiye mama yitabye Imana kimara kudukira kwisi naguri mama ndabizi ariko mfite umubyeyi mu ijuru utekera